Yesu ashimwe cyane bene data, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbifurije umugisha w'Imana aho muri hose n'ubuntu bw'Imana. Muravugana na Pastor Jackson Niragire. Mbifurije ikaze kuri iyi televiziyo Isi Nziza Channel. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije ubuntu bw'Imana bwinshi kandi bukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Numugisha kubana namwe, twari tukumburanye narimba kumbuye. Imana rero ishimwe yuko iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire, twongere tuganire ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nsome icyanditswe hanyuma dusenge twumve icyo umwami Imana aganira natwe. Turasoma Itangiriro 38 umurongo wa mbere. Aravuga ngo muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwaga Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umunyakanani, aramujyana aramurongora. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, ndagushimiye ku bwa bene data bakurikiye ijambo ryawe. Nyemerera muri aka kanya umugisha utanga ubane natwe mu izina rya Yesu, kandi iri jambo rigira umumaro ku bazaryumva bari hafi n'abari kure, kandi Imana ya Isiraheli iriherekeze mu izina rya Yesu. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo guma muri bene so. Turavuga ku ijambo rivuga kuguma muri bene so, ntuve muri bene so. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya iravuze ngo muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyadura arongora umunyakananikazi. Mvuga kuri iri jambo ndagira ngo nkubwire ngo hari impamvu Imana yaguhuje na mwene so, hari impamvu utari wenyine, hari impamvu utabaye wenyine kuguma muri bene so. Kuguma muri bene so. Bibiliya iravuga ngo Yuda aramanuka ava muri bene se. Muri Bibiliya tubona uwitwa Yosefu yavuye muri bene se ariko atabishaka ku itegeko. Bibiliya tubwira ko bene se bamugurishije, bakamugurisha muri Egiputa. Babanje kumushyira mu rwobo barangiza baramugurisha. Ariko uyu Yuda ntabwo yagurishije, ahubwo yikuye muri bene se. Nanjye ndagira ngo nkubwire muri aka kanya, wikwikura muri bene so, ahubwo guma muri bene so. Imana ishimwe cyane. Nshuti mukundwa, ubuzima ufite ukeneye mwene so. Ubuzima ufite ukeneye mwene so. Ntabwo wabushobora uri wenyine. Bibiliya irabivuga mu Migani 27:17 ngo uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Mu zindi Bibiliya ijambo riravuga ngo niko umuntu akomeza mugenzi we. Birasobanuye iki? Birasobanuye ngo ukeneye mugenzi wawe ugukomeza, ukeneye mugenzi wawe mufatanye uru rugendo, ukeneye mwene so ugusengera, ukeneye mwene so usangiza ubuhamya bw'iby'Imana yakoze ku buzima bwawe, ukeneye mwene so mu gihe uri mu kibazo muhagararana, ukeneye mwene so. Hari igihe umuntu avuga ngo ngewe singishaka abantu. Nibyo birashoboka ko bagukomerekeje cyangwa batakubereye beza, ariko si bose. Kandi nubwo baba ari benshi gute, hari abandi Imana yabitse. Imana yabwiye umuhanuzi witwa Eliya, iramubwira ngo hari 7,000 bisigaye bitarapfukamira Bayali, bitarasoma Bayali, bitarakorera Bayali. Ibyo Imana yarabibitse ku bwawe, yarabibitse ku bwanjye. Iri jambo riravuze ngo Yuda ava muri bene se. Nshuti yanjye, sinzi urugendo wagenze, sinzi ibikomere wagize byatuma uva muri bene so, ariko iyo nama sinayikugira. Guma muri bene so. Mana ishimwe cyane. Guma muri bene so. Muri bene so umuntu ajya hakomerera, bene se bakamukomeza. Guma muri bene so.
nusoma ibyanditswe byera nta muntu n'umwe wavuye muri bene se ngo bimugwe amahoro. Nusoma icyanditswe kiri muri Bibiliya muri Rusi igice cya mbere. Rusi yavuye muri bene se kubera inzara, ava muri bene se aragenda ajya i Mowabu, amara igihe kinini ari Mowabu, amara igihe kinini. Bibiliya ivuga ko yamaze i Mowabu imyaka 10. Iyo myaka 10 yamaze i Mowabu yahagiriye ibibazo bikomeye cyane, ariko nta kindi cyatumye ubuzima bwa Rusi busenyuka ni ukuva muri bene se. Inzara yateye i Betelehemu y'i Buyuda, ariko iyi nzara yateye nta wundi muntu n'umwe wasuhutse i Betelehemu y'i Buyuda keretse Rusi wenyine, keretse Naome wenyine. Naome n'umugabo we Elimeleki n'abana we Mahoroni na Kiriyoni baramanuka bajya i Mowabu. Imyaka 10 bamaze i Mowabu basuhutse, baravuye i Betelehemu y'i Buyuda, bahagira ibibazo bikomeye cyane. Yahatakarije umugabo, ahatakariza abana be, nta mwana yahaboneye, nta kwaguka yahaboneye. Iyo uvuye muri bene so uhura n'imiyaga, iyo uvuye muri bene so uba uvuye munsi y'umutaka wari ugutwikiriye, ugatakaza iyo protection yari kurinze uri muri bene so. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo muri iyo minsi Yuda ava muri bene se. Ndakwinginze wiva muri bene so mu izina rya Yesu. Muri bene so harimo igisubizo cyawe, muri bene so harimo umugisha wawe, muri bene so harimo imbabazi z'Imana kuri wowe, muri bene so harimo kongera komorwa, harimo gukira. Muri bene so harimo ijwi ry'Imana, muri bene so harimo ukuboko kw'Imana. Wikwivana muri bene so. Naome yavuye muri bene se. Nusoma umwana w'ikirara yavuye muri bene se, ariko ageze yatakaza ubutunzi bw'ibyo yari afite byose. Nta kindi cyatumye abitakaza, atakaza kugeza igihe Bibiliya iravuga ngo yasigaye yifuza kurya ibyo kurya by'ingurube, nabyo ntabibone, kugeza igihe yongeye ngo yisubiramo, asubira muri bene se. Nshuti mukuru, ese uri muri bene so? Kunda bene so ubasengere, wikwivana muri bene so, wicika intege z'ibyo wahuye nabyo ngo uvuge ngo njyewe sishaka kuguma muri bene data. Oya, ubuzima ufite ukeneye bene so, ukeneye mwene so. Haleluya. Kandi Kristo arabafite ku bwawe, arabafite ku bwawe, yaguhuza nabo. Nibyo hari abo wahuye nabo warabizeraga baraguhemukira, ariko ntabwo ari bose. Ndi kukubwirira ijambo, wiva muri bene so. Nshuti yanjye, wiva muri bene so. Imana ihabwe icyubahiro. Usomye iri jambo dusomye, Yuda avuye muri bene se, hari ibintu bigera kuri 4 byamubayeho. Icya mbere cyamubayeho, Bibiliya iratubwira ngo yarongoye umunyakanani kazi. Nusoma mu gitabo cyo Kuva, Imana yari yarabwiye Abisiraheli ngo ntimuzarongore ubwoko bw'abanyakanani kazi, kuko basengaga ibigirwamana, baramyaga ibigirwamana, bizeraga izindi mana. Ariko kuko yavuye muri bene se, ikintu cya mbere cyamubayeho, yakoze igitandukanye n'icyo Imana yavuze. Kandi iyo ukoze igitandukanye n'icyo Imana yavuze, ntabwo bihuriramo n'umugisha, ubihuriramo n'umuraba ukomeye. Arongora umukobwa. Uyu mukobwa amaze kumushaka, abana barapfa. Umwana wa mbere arapfa witwa Eri, n'uwa kabiri nawe aza gupfa witwa Onani, nawe aza gupfa. Byarangiye Yuda aryamanye n'umukazana we witwa Tamari. Yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, yabitse Tamari, aramubwira ngo jya mu nzu uzategereze, nzaguha Ashera guhungure mu cyimbo cya Onani wari wapfuye,
na Eli yapfuye, Bibiliya iravuga ngo hanyuma Ashera amaze gukura ntiyamumuha ngo amuhungure. Tamara arabimenya, Tamara aza kwiyoberanya, aza kwambura wa mwambaro w'ubupfakazi, aryamana na Yuda. Byabaye ibintu bikomeye cyane. Izi ngaruka zose ni ingaruka zo kuva muri bene se, ni ingaruka zo kutaguma muri bene se. Ese uri muri bene se nshuti yanjye? Ese uracyakunda bene data? Ese uracyakunda abo dusangiye uru rugendo? Ese uracyakunda inshuti z'umusaraba? Uracyagira rwa rukundo rwawe rw'umwimerere? Guma muri bene so niho uhamagariwe kuguma. Guma muri bene so niho Imana igushaka. Guma muri bene so niho igisubizo kizagusanga. Guma muri bene so niho uzabonera gukira no kubohoka n'imbabazi z'Imana. Guma muri bene so. Wikwiyambura umutaka witwa bene so, aramanuka ava muri bene se. Imana idutabare cyane. Bibiliya itwereka umugabo wavuye muri bene se ngo aramanuka ava i Yerusalemu, ngo amanuka i Yeriko. Uzi ibintu byamubayeho? Yakubiswe inkoni nyinshi. Bibiliya iravuga ngo baramukubise, umureba amucaho, umutambya amucaho, bose bamucaho. Yari ari mu birenge bimanuka biva i Yerusalemu. Yerusalemu birasobanura ngo ni umurwa w'amahoro. Wiva hari amahoro yawe, wiva aho ufashirizwa, wiva aho wakiriraga umutima wawe ugakira, aho wakiriraga, aho wabohokeraga, aho wumviraga imbabazi z'Imana, aho wumviraga amaraso Yesu atembera ku buzima bwawe. Wiva muri bene so. Guma muri bene so. Ndabona Imana igusurira muri bene so. Ndabona Imana iguhera ijambo muri bene so. Ndabona Imana igukuriza muri bene so. Ndabona Imana ikuzamurira muri bene so. Ndabona Imana iguhishimwe muri bene so. Ndabona imbabazi z'Imana zigaruka ku buzima bwawe kubera gutegerereza muri bene so. Imana ihabwa icyubahiro. Guma muri bene so, wikwivana muri bene, wimanuka, wica indi nzira. Oya, guma muri iyo nzira Imana igushakamo. Niyo Imana izaguheramo umugisha, niyo Imana izaguheramo ishimwe, niyo Imana izakubohoreramo, niyo Imana izakugendereramo. Imana ihabwa icyubahiro. Aramanuka ava muri bene se. Ndi ku ijambo rivuga ngo wiva muri bene so, ahubwo guma muri bene so. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Wiba wenyine, wiba wenyine, wiba wenyine. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iri mu ruhande rwawe. Uzi uwitwa Eliya, uzasome Abami ba mbere 19, amaze kwica abahanuzi ba Bayali 850. Haza ijwi rya Yezebeli rimutera ubwoba, riramubwira ngo nintaguhwanya n'ubuzima bwabo, imana zanjye zizabimpore ndetse bikabije. Bibiliya iravuga ngo abwira umugaragu we ngo genda, ngo aramusiga agenda wenyine, agenda urugendo rw'umunsi umwe. Uzi icyamubayeho? Yageze munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Umugabo wari umaze gukoreshwa iby'imbaraga, umugabo wahagaritse imvura, umugabo wamanuye umuriro, ariko avuye muri bene se yisabira gupfa. Iyo wavuye muri bene so utakaza ubutware wahoranye. Iyo wavuye muri bene so utakaza igikundiro wahoranye. Iyo wavuye muri bene so wumva irindi jwi ritandukanye n'irindi wajyaga wumva. Iyo wavuye muri bene so utakaza uburyohe bw'iby'Imana. Ariko guma muri bene so. Mwene so iyo uguye arakubyutsa. Mwene so watenebukiwe, muri we havamo ijambo rigukomeza. Yisabira gupfa, aryama munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Aravuga ngo rega sinduta basogokuruza ubwiza, ngo nanjye icyabimarira nuko napfa, icyabimarira nuko narangiza. Umugabo wari umunyembaraga asabye gupfa gute? Umugabo wari umunyembaraga aryamye munsi y'igiti cy'umurotemu gute? Erega watakarije imbaraga aho wavuriye muri bene so. Watangiye kwiga indi mico aho waviriye muri bene so. Abantu atangira gutakaza ubuntu bw'Imana kubera gucomoka muri bene se. Uzarebe Yuda yavuye muri bene se ajya kugambanira umwami, asohoka muri bene se. Yarahoze muri bene se, wahoze muri bene so. Ibuka cya gihe ukiba muri babanyamasengesho, imbaraga zo gusenga wagiraga. Ibuka cya gihe uba muri korali, ibuka cya gihe ukunda gusenga,
ibuka cyagiye ubana na wa muntu mubana mu bihe byiza byo gusenga no gusabana n'Imana. Wiva muri bene so, muri bene so, muri bene so. Ndabona ariho Imana igiye kukugenderera, ndabona ariho Imana igiye kugusanga, ndabona ari ukuboko kw'Imana kugiye kugusanga ku buzima bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Wikwigirira nabi. Uwitwa Eliya avuye muri bene se yasabye kwigirira nabi. Iby'Imana yari yamukoresheje Satani abitesha agaciro, aramubwira ngo icyabiruta nuko wapfa. Amwereka intumbi z'abaguye mu nzira. Iteka ryose Satani ntazakwereka abakomeje, azakwereka intumbi z'abaguye mu nzira, azakwereka abaguye, azakwereka abatarabishoboye, azakwereka abaferinze, azakwereka abatsinzwe. Ntago yakuzanira uruhande rw'abatsinzwe, abatsinze. Iteka akwereka abatsinzwe, akakwereka ko nawe utazabishobora, akakwereka abubatsi ingo muri famiye yawe zigasenyuka, akakubwira ngo nawe urwawe ruzasenyuka. Wajya gutangira business akakwereka abahombye, akakubwira ngo nawe nubitangira bizahomba, akakwereka bize bikanga, akakubwira ngo nawe niwiga ntibizemera, akakwereka bagiye bagerageza ntibyemere. Ariko reka nkubwire, birashoboka yuko abandi byanze kuri we bikemera mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari ngombwa ngo abandi baguye uhagwe. Oya, hari Imana y'amahirwe ya kabiri. Aho abandi batsindiwe we wahatsindira, aho abandi bananiriwe we wahashoborera, aho abandi byangiye Imana yaguha ubuntu bikemera kubw'imbabazi zayo. Ibi nkubwira Imana irabishoboye kubikora ku buzima bwawe. Ese wayize? Guma muri bene so, guma muri bene so. Imana ihabwe icyubahiro. Aramubwira ngo reba, sindutaba ngaba, sindutaba sogokuruza ubwiza, icyabimarira nuko wakuraho ubuzima bwanyu. Ariko impamvu y'ibyo byose nukuva muri bene se. Impamvu y'izo ntege nke zose nukuva muri bene se. Impamvu yuko gutendebukirwa akagabanukirwa akaba umunyamubiri kuri icyo kigero nukuva muri bene se, nukuva muri bene se. Hari igihe umuntu ava muri bene se kubera ibikomere, akavuga ngo nzajya nisengana, nta torero nzasengeramo, nta wundi mukozi w'Imana azongera guhamagara, nta wundi uzongera kunsengera, ni njyewe gusa. Wenyine akiyubakiraho akazitiro. Ariko Yesu ubwe umwana w'Imana kwijoro abambwamo wa gatanu wa nyuma ntabwo yazamutse ku musozi wenyine, yazamukanye na Petero, azamukana na Yohana na Yakobo. Arababwira ngo mubane maso nanjye dusenge, mubane maso nanjye. Ukeneye mwene so mubana maso, ukeneye mwene so mubana maso. Erega guma muri bene so niho Imana igushaka. Guma muri bene so urya igaburo ryera, guma muri bene so uririmba, guma muri bene so ukomeza ukorera Imana, guma muri bene so uharindirira Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabona muri bene so Imana ikugenderera. Iri jambo ni iryawe, iri jambo ni wowe Imana iri kuribwira, iri jambo ndihawe n'Umwuka. Bantu batakaje uburyohe bwo kuba muri bene se. Ntawe nzisura njyenyine, nzirwaza nabo nibarwara bazirwaze, nzimenya nabo bazimenye, nzipfaho mbese. Ugasanga umuntu izo ni impamvu z'ibikomere, ariko Imana iragushaka muri bene so. Imana iduhana umugisha, iragushaka muri bene so. Ariko yantumye, uragira ngo nkubwire ibihe bindi itantumye? Nibi yantumye. Wiva muri bene so, wimanuka ngo uve muri bene so. Imana ihimbaza. Wikwikingirana wirema isi ya wenyine. Oya, erega nibyo usengera biri mu bantu, nibyo yakubwiye biri mu bantu. None se urava mu bantu ujye? Biri mu bantu, muri bene so niho biri. Imana yakubwiye imodoka izakoresha umuntu, yakubwiye akazi kari mu bantu, yakubwiye inzu uzayubaka mu bantu, yakubwiye gucuruza uzacururiza mu bantu, ntabwo uzacururiza mu kindi kirere, kandi ni muri bene so. Yakubwiye ubukwe uzabukorera mu bantu,
kandi ni muri bene so. None se urabavamo ngo ujye? Ngo ava muri bene se, ava muri bene se, aramanuka yavuye muri bene se. Urebe ibyamubayeho byose. Fata ubuzima bwawe igihe wari uri muri bene so mubanye neza, ubugereranye n'igihe wavuye muri bene so, biratandukanye. Hari ibintu watinyaga watinyutse, hari ibintu watsindaga usigaye utsindwa nabyo, hari ibintu washoboraga ubu utagishobora. Uzi ko muri bene so uhigira gusenga 3 wiyirije, ariko uri wenyine ikakunanira. Muri bene so ukabishobora 1, 2, 3 ukayisenga kubera kuri muri bene so. Ariko wava muri bene so n'ibiri ikakunanira, n'umwe ukakunanira. Kubera iki? Muri bene so hari undi mutaka, ababiri barutumwe barenyegezanya. Bibiliya iravuga ngo iyo umwe aguye mugenzi we aramubyutsa. Niyo mpamvu Yesu ntabwo yegeze yohereza abigishwa be kuvuga ubutumwa umwe, oya, yaravuze ngo bagenda ari 2 bamubanzirize. Yari abizi ngo umwe naraswa mugenzi we aramuba hafi. None we kuri kuraswa wenyine, uzatabarwa. Kuri kuraswa wenyine, kumwanza ahanganye nawe, ko kugabaho ibitero wenyine, kumwanza guhiga ashaka kukurandura. Imana iguha umugisha. Iri jambo ni iryawe. Kuri iyi si nziza cano uryumve, ni iryawe. Wiva muri bene so. Tegerereza Imana muri bene so. Naome yahunze inzara ava muri bene se, mu nzu y'imitsima, mu nzu y'imigati. Ariko yatakaje umugabo, atakaza abahungu be 2, imyaka 10 yose. Izina rye Naome bivuze ngo w'igikundiro riragenda. Yibatiza irindi ry'umuntu wavuye muri bene se. Abwira bakazana batuhereye uyu munsi mujye munyita Mara. Mara birasobanura ngo ibishari, birasobanura ngo ibirura. Kubera iki? Yavuye muri ntabwo waryoherwa wavuye muri bene se. Ntabwo bikunda. Guma muri bene so. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo nkwingingira Imana mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi uko byagenze. Ariko kuri izo nomero ushaka kutwandikira, ushaka kutuvugisha, Imana ikagufasha. Tukakuganiriza. Imana ihabwa icyubahiro. Hari iby'Imana yakora. Hari iby'Imana yakora ku buzima bwawe. Ndabona hari urundi ruhande Imana ije kunyuramo ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengane Imana kubw'aya magambo tuganiriye. Nkwingingire Imana igukomereze muri bene so, kandi umutima wongere gukunda bene so, wongere ugaruke muri bene so. Imana ikurinde kumanuka ngo uve muri bene so aho wakomereraga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka dusengane Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga, Imana y'ubushobozi bwinshi, Imana y'ubutware bukomeye, nyemerera ngo ushimire imbaraga zawe. Nsengeye mwene data kugira ngo wongere umukomeze mu izina rya Yesu. Murinde gusohoka aho umushaka, murinde kuva aho yaragiye kubonera ubutabazi, murinde kwiyobora, murinde kumva andi majwi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Reka umukomeze kandi umugirire neza. Nibyo yarababaye, ariko uvuganye nanjye urambwira ngo mubwire ngo agume muri bene se. Ndagushimiye mwami ko iri jambo riherekeje mu izina rya Yesu Kristo. Reka yambare imbaraga, yambare ubutsinzi, yambare ubushobozi, yambare ubwiza bw'Imana, yambare icyubahiro cy'Imana, kandi aho yasitaye hose imbabazi z'Imana zimubonekeho. Ndagushimiye Imana biva gusenga, kandi ndagushimiye Imana y'icyubahiro kw'iri jambo uriherekeje mu izina rya Yesu, kugira ngo uzaryumva wese rizamubere iry'umumaro. Urakoze kuko uri Imana biva gusenga. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu, nsenze shima. Amen. Imana iduhana umugisha. Mwene data ni Pastor Jackson Niragire. Nomero yanjye ni 0788 60 79 80.
Imana iduhana umugisha ku cyifuzo, twasengana ku nama ndetse n'ibindi byose. Uko umwami Imana yakuyobora, turiho ku bwawe kugira ngo tukubere umugisha, nawe utubere umugisha. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Amen.